bavandimwe namwe mwese mukurikira YouTube Dr. Niyitegeka Theoneste ndabashuje. Nkuko bisanzwe rero uyu murongo wacu uvuga cyane cyane ku burenganzira bw'abantu bari muri za gereza. Uyu munsi nanone nagarutse ngira ngo dukomeze tuganira kuri ubwo burenganzira bw'abantu batuye muri gereza. Muti bimeze bite rero? Uyu munsi cyane cyane icyo naje kuvuga ni ikijyanye n'umuryango nashinze witwa Stop Torture Now, bivuze ngo hagarika iyicarubozo nonaha. Uwo muryango rero ukaba uharanira uburenganzira bw'abari mu magereza, ukaba ubasura, ukaba ugira n'ibindi ugira inama abashinzwe imibereho y'abafunze kugira ngo imibereho yabo ibe yagenda neza, twirinda cyane cyane iyicarubozo. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri iki kiganiro cyane cyane, ndagira ngo mbaze babwire nti iyicarubozo ubundi ni iki? Akenshi rero abantu ntabwo baramenya iyicarubozo icyo bishatse kuvuga, kuko usanga babyitiranya cyane cyane n'imibereho abanyururu wenda babayeho mu magereza, akababaro wenda bahuriyemo bitewe n'igihano bahawe. Kuko amagereza yacu akenshi usanga harimo utubazo dutandukanye cyane cyane tujyanye n'imirire. Iyo mirire rero ikaba yatuma cyane ibindi bikoresho wenda bidahagije. Iyo mirire rero ikaba yatuma abatuye mu magereza bagira ibibazo, ugasanga bahuriyemo n'akababaro. Abenshi rero bakabyitiranya n'iyicarubozo. Oya, aha rero ndagira ngo mbabwire yuko iyicarubozo akenshi iryagaragaye muri iki gihugu mu magereza atandukanye, cyane cyane muri gereza ya Rubavu, byagiye bigaragara ko habaye gutanga ibihano bibabaza umubiri cyangwa bigatuma umuntu ababara ku bundi buryo, yahungabana wenda mu bijyanye n'imitekerereze, cyane cyane ubwo n'ihungabana ryo mu mutwe biturutse ku bihano yahawe. Ibyo rero nibyo bita iyicarubozo. Aha rero nkaba ngira ngo mbabwire nti iyicarubozo ryagiye rigaragara mu magereza, cyane cyane gereza ya Rubavu. Ni irihe? Ubwa mbere icyagiye kigaragarayo ni uko wasangaga umuntu wenda yahawe nk'igihano kiyongera ku byamujyanye muri gereza. Ugasanga wenda bamuhaye nk'igihano cyo guheka nk'umuntu. Umuntu akirirwa ahetse umuntu bitewe n'amasaha bamukatiye. Bakavuga bati wowe uzajya uheka kanaka guhera saa 2 wenda kugeza saa 4. Ibyo ndabivuga bihereye cyane cyane ko hari nabo byabayeho, nzagenda bitangira n'ingero. Nk'uwitwa Dr. Mpozayo Christophe afungiye muri gereza ya Rubavu, yakatiwe igihano n'abayobozi ba gereza cyo guheka uwitwa Semakamba amasaha 2 ku munsi mu gihe cy'iminsi 7. Ibyo akaba yarabikoraga adahagaze, kandi akaba yarabikoraga ahetse uwo muntu, afite umuntu umuri inyuma bita ushinzwe umutekano, ugomba kureba ko atamushyira hasi. Iyo yamushyiraga hasi inshuro imwe bamukubitaga inkoni 5. Nubwo icyo gihano cyari giteye, icyo gihano nakibonye uwo muvandimwe wanjye mwene data Dr. Mpozayo Christophe yaragikoze, ageze Imana arakirangiza. Uwo muntu witwa Semakamba aramuheka iyo minsi yose n'ayo masaha bari bamukatiye. Ikirumva ko ari igihano gikakaye cyane. Ikindi gihano kijyanye n'iyicarubozo nabonye muri iriya gereza ya Rubavu, ni ukukubwira ngo uryame ugaramye.
ukareba mugaramye, ugatumbira amaso yawe aho izuba rirasira. Icyo gihano cyaratanzwe. Mu kugitanga rero nabwo babaga uri kumwe n'abashinzwe umutekano w'abanyururu babafunze muri iyo gereza, babona izuba rikwishe ubashije kureba hirya, bikaba nabyo byakutera baguha ikindi gihano kubera yuko uhishe igihano. Icyo nabyo ni iyicarubozo ryahabereye. Ikindi gihano cyagiye gitangwa nabonye no kubwira umuntu ngo baguhaye igihano cyo kuzashyira isukari ababyeyi. Icyo gihano nacyo cyaratanzwe, akenshi cyatanzwe cyane cyane n'abashinzwe umutekano w'abafunze, abanyururu b'imbere, ariko akenshi babaga nyine babiziranyeho n'abayobozi, kuko abatanga icyo gihano bo ntabwo bigeze bahanwa kubera ko batanze ibyo bihano. Babigenzaga bate rero? Bafataga umufuka w'ibiro 50 bakawuzuza umusenyi, bamara kuwuzuza umusenyi bakawugukorera nk'igihano, ukirirwa uzengurukana amasaha bagennye n'iminsi igihano bakigennye. Ibyo babyitaga gushyira agasukari ababyeyi. Mbese uwo musenyi bawitaga nk'isukari, bakirirwa bagushoreye bati haguruka tugende ushyire isukari ababyeyi, wikoreye uwo mufuka ukazenguruka gereza wikoreye, bikazamara amasaha n'iminsi byagennye. Icyo nacyo cyari igihano cy'iyicarubozo cyagaragaye mu bihano byatanzwe. Ikindi gihano cyagaragaye ni umuntu bahaye igihano cyatanzwe n'abashinzwe umutekano w'abafunze, bamuhaye igihano cyo kumukuramo iryinyo rimwe, ariko baza kwisanga bamukuye amenyo abiri. Icyo gihano cyatanzwe muri gereza ya Mpanga, gihabwa uwitwa Burasanzwe Gilbert. Icyo nacyo ni igihano cyatanzwe. Ikindi gihano nacyo cyatanzwe nk'iyicarubozo nabonye ni ukwirirwa uhagaze aho bita muri zero. Icyo gihano iyo bakiguhaga rero waba ufite n'ushinzwe umutekano nabwo ukurinze areba yuko wubahiriza ibihano byahawe. Baguhagarikaga ahantu bakazana icaki cyangwa ingwa, bagakora akazeru wirirwa uhagazemo bitewe n'amasaha baguhaye n'iminsi uzamara. Wirirwa guhagazemo nta kunyeganyega, nta kureba ku ruhande, nta kukarenga. Kabaga ari gatoya cyane. Ikindi gihano rero cyagaragaye no gushyira abantu muri Yorodani, amazi menshi cyane, amazi abantu bakaba banayamira, icyo bita kumira nturi. Ibyo byo abantu barabimenyereye kandi barabyakiriye. Abanyururu benshi babaye muri gereza ya Rubavu barabibonye. Yorodani cyari ikidendezi cyubatse mu byuma, kimeze nka cya kindi kwa pasitoro babatirizamo, bakigushyiragamo amazi akakurengera, wazamura umutwe bakawukubita ukongera ugasubizayo. Ikindi gihano cyagaragaye nk'iyicarubozo muri iyo gereza ni ukurara ugenda uri icyo bita gukora paturuye. Wowe icyo gihe ntabwo waryamaga, bararaga bakugenza hamwe n'abashinzwe umutekano wa gereza barinda ko abanyururu bari butoroke, ukarara uzenguruka muri iyo gereza ya Rubavu ariko nta nkweto wambaye. Ubundi kugenda mu makoro biravunanye cyane, kandi usanga n'ibisebe byacitse kubera ko wagenze muri ayo mabuye bita amakoro.
ikindi gihano cyagaragaye mu bihano byatanzwe mu iyicarubozo muri ya gereza ya Rubavu, ni igihano cyo kuryamisha hanze y'ibyumba abandi banyururu, abandi bafungwa bararamo. Wowe rero baragusohoraga bitewe n'icyo wakoze n'iminsi bakubwiye bagukatiye uzamara aho hantu, bakagusohora ukajya kuryama ku rubaraza aho imvura igwa, imbeho, dore ko hariya ahantu hakonja cyane. Iriya gereza yubatse mu musozi wa Muhungwe, ahantu hakonja cyane kandi hahora imvura. Bakujyanaga kuryama ku rubaraza hanze aho imvura igwa hari n'imbeho, dore ko banyururu benshi abafunzwe batagira n'ibyo kuryamaho, ntacyo bagira cyo kuryamaho. Ubundi iyo bari mu nzu bagenewe kuryamamo, abenshi biryamira ku mbaho gusa. Iyo bakubwira ngo baguhaye rero ngo igihano cyo kujya kuryama, cyo kuva mu kiryamo ukajya kuryama hanze, ubwo wasohokaga wenyine ukajya kuryama kuri sima aho ngaho imvura igwa hari n'imbeho iteye ubwoba. Ikindi gihano cyagaragaye mu bihano byatanzwe mu iyicarubozo muri iriya gereza ya Rubavu, ni ukugufungira mu kumba gatoya bita kasho, bahora bamenamo amazi buri saha. Waba uryamye, ubwo abashinzwe umutekano babaga bahawe itegeko ryo kujya bamenamo amazi. Urumva ko byageraga mu gitondo babaye usa nabi cyane, wivuruguse umukungugu, muri ibyo bizi bisa nabi ko ntabwo bamenagamo amazi meza. Ikindi gihano cyagaragaye hariya muri iriya gereza nk'iyicarubozo, ni ukukubuza gusurwa. Hari abavandimwe baza gusura umuntu, icyo gihe rero ntabwo bakwemerera kuvugana n'abavandimwe, barababwiraga bati kanaka ari mu bihano, ntabwo yemerewe gusurwa. Nabyo byari ikindi kibazo gikomeye, kikaba nk'igihano gikakaye. Ikindi gihano cyagaragaye muri iriya gereza, cyagaragaye mu byo byatanzwe nk'igihano cy'iyicarubozo, ni ukukubuza kuganira n'abandi banyururu mufunganywe. Muti byagendaga bite? Kubera ko abanyururu buri gihe bari muri gereza, abanyururu ndabushaka kuvuga hano abafungwa, iyo bari muri gereza birirwa bazenguruka muri kiriya gipangu batembera. Wowe rero iyo baguhaga icyo gihano, baguhaga n'abantu nka 3-4 birirwa bakugendaho aho ugiye hose, bitewe n'amasaha n'iminsi bagukatiye icyo gihano. Abo bantu bakabuza ko hari umuntu kwegera cyangwa umuntu mwavugana. Icyo gihano nacyo urumva ko gikakaye. Ikindi gihano cyagaragaye nk'igihano cy'iyicarubozo muri iriya gereza, ni ugukubita, gukomeretsa, ndetse bikabyara n'urupfu. Ibyo cyane cyane byagaragaye ku witwa Makidadi Abuduratifu, bakubise kugeza hapfuye, bamwaka ubuyobozi bwamwaka ngo simukadi bari bamenye ko afite ngo iriho amafaranga, bashaka gutwara ayo mafaranga. Ibyo ni ibihano rero byagaragaye. Uyu muryango rero nababwiye witwa Stop Torture Now, bivuze ngo hagarika iyicarubozo, washinzwe kubera ibibazo nari nabonye muri ayo magereza yose naciyemo. Maze gusohoka rero nshinzwe umuryango uvuga ngo hagarika iyicarubozo nonaha, kugira ngo turebe ko twarengera abo bavandimwe bari mu magereza. Kuva washingwa rero ufite inshingano yo kuvuga aho wabonye iyicarubozo, ukabimenyesha abayobozi, ukabitangaza no kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Ariko kandi uretse n'ibyo, dusura n'abavandimwe bafungiye mu magereza. Mu kubasura
iyo twabonye imfashanyo cyangwa abadutumye bati muzadusure kanaka, turagenda cyangwa turagenda tukabasura. Mbese muri make turasura, kandi tugasura abafunze, kandi tugatanga n'inama uko iyicarubozo yahagarara. Nagiye mbaha inyuro nyinshi cyane n'abantu twagiye dukorera ubuvugizi, ariko cyane cyane ubuvugizi karundura twakoze ni ubuvugizi bw'uwitwa Emmanuel Ndagijimana bakunde kwita Peter. Bari bamukubise ikibuno cyose cyavuyeho. Ubu habaye imanza zijyanye n'iyo yicarubozo uwo muntu yakorewe. Turashima leta y'u Rwanda yemeye ko izo manza zitangira. Ubucamanza bukaba bwarahamije icyaha cy'iyicarubozo umwe, nako nta bandi babikora umwe, ni abantu batandukanye benshi, harimo n'abayobozi babaye mu magereza, cyane cyane gereza ya Rubavu. Aha rero nkaba muri make ikiganiro cy'uyu munsi cyari kigamije kubabwira iby'uwo muryango witwa Stop Torture Now, akamaro kawo, impamvu wavutse, n'icyo ukorera abari mu magereza. Nkaba rero mbashimiye kandi mbashishikariza ko mwese mwarwanya iyicarubozo, mukadufasha tukavuza induru aho mwaribonye, kugira ngo ibi byose turebe ko abavandimwe bacu bagiye mu magereza, bene data bari mu magereza, bazataha amahoro, bagataha barangije gusa ibihano bahawe n'abacamanza, atari ibihano bahawe n'ubuyobozi bwa gereza, kandi ibihano bigamije koza umubiri. Nkiri muri iki kiganiro kandi ndagira ngo mbabwire yuko uzaba afite ubutumwa twamugereza ku munyururu, ku muntu ufunze, azaduhamagare kuri telefone igaragara hano kuri iki kiganiro, maze atubwire amazina y'uwo ashaka aho tumusurira. Ubutumwa bwe tuzabugeza kuwo yadutumyeho. Akaba rero uyu munsi wabakoreye ikiganiro yari Dr. Niyitegeka Theoneste, umuganga, nkaba n'umuharanizi uburenganzira bwa muntu. Murakoze, mugire amahoro.